muraho neza. Bose ndashaka kwereka Toyota full electric yitwa Toyota BZ3X. Interior yayo isa gutya. Imodoka ukifungura intebe yijyana inyuma, itegereje ko shoferi yicara. No kwisa muri salo. Noneho wafunga ikajya imbere, reka mbibereke itijya imbere. Salo yayo no kwisa umukara. Ani hano ushobora kugira intebe uyiryamisha cyangwa se uyegura. Izina ryayo ni iyi BZ3X. Dufunguye butu, iyi charging cable yayo uyikoresha ucaginga mu rugo ku muriro usanzwe. Ugakomeza salo yayo mwayiberetse. Urabona ko hakundi intebe ugifungura inyuma afunga charging port yayo hano rero yo hano charginga mu rugo, umuriro ujyamo bitinze buhoro buhoro, cyangwa se ukajya kuri station ya ni fast charger cyangwa wihuta no muri triphase. Turebe muri salo yayo. Iyi modoka ukicaramo remote mu gihe ihari, ugikaragira kuri brake imodoka ihita yaka. Imaze kugenda ibirometero 16. Ibi ni byo birometero imodoka igikorwa, ugomba kugira udutesero runaka bayikorera bayigendesha ngombe ko fonction zose zikora neza. Yamva ifite ibirometero 0 km, yakozwe 2025. Hano bakwereka kilometero 320 ngo ni ibirometero isigaje kugira ngo umuriro ushiremo. Yagenda kuko iyo yuzuye igenda ibirometero 500. Yego. Ibindi rove yayo ni ngiyi. Ushaka kujya reverse hano byo displayinga reverse bijyana gutya. Ifite kamera ya 360, ibikwereka amashusho yose, ikwereka imbere, ikwereka inyuma. Wajya muri driving mode, ibikwereka byose. Ikindi iyo ushaka gusubira muri parking upressinga hano, iyo kanze itayizana mu parking direct. Muri bakeneye ngibi. Ubu ikindi nabakwiye kubereka ni port ya wireless, ushobora gucaringa telefone irambitseho hano, umuriro ukajyamo. Kuyizimya mu gihe yakaga, kuzimya upressinga hano 3. Ukanzeho rimwe ntabwo byemera, tubwira press hold for 2 seconds. 2 3 imodoka itizima. Murakoze cyane. Ni karibu rero Dubai Port tubaho imodoka. Iyi turayifite, dufite n'ama BYD electric. Ni karibu. Bitewe niyo uhisemo, dufite ama UNAP, ama Sang Pass. Ni karibu.